Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ibice byaho 4, dukomereje ku murongo wa 25, ahari umutwe w'amagambo uvuga ngo iby'inzozi bisohora ku mwami, arahanwa hanyuma arakira. Ngo nuko ibyo byose bisohora ku mwami Nebukadinezari. Hashize amezi 12, umwami yari i Babuloni arambagira mu rugo ibwami. Aravuga ati, ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nturaho, mwubakishe imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Umwami atararangiza ayo magambo, haza ijwi rivuye mu ijuru riti, yewe mwami Nebukadinezari, ni wowe ubwirwa. Ubwami bwawe ubukuwemo, bazakwirukana bagukure mu bantu, ubane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza aho uzamenyera ko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwishaka. Nuko uwo mwanya ijambo risohora kuri Nebukadinezari, yirukanwa mu bantu, akajya arisha nk'inka, umubiri utondwaho n'ikime kiva mu ijuru kugeza aho umusatsi we wabereye urushoke nk'amoya y'ikizu, inzara ze zihinduka nk'ibisiga. Hanyuma y'iyo minsi, njyewe Nebukadinezari nuburira amaso yanjye mu ijuru, ngarura akenge mpera ko nshima isumba byose, ndayambaza nubaha ihoraho iteka ryose, kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ko ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi. Ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo, ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi, kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. Icyo gihe subizwamo ubwenge, ubwiza burabagirana nahoranye bungarukamo, butuma ubwami bwanjye bugira icyubahiro, maze abajyanama banjye n'abatware banjye baza kunshaka, mera ko nkomezwa mu bwami bwanjye, ndetse nongererwa icyubahiro cyinshi. None jyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza, ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri, kandi ko inzira ze ari izigororotse, ariko abibone abasha kubacisha bugufi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ahangaha kuri uyu murongo wa 25 kugera ku murongo waho wa 34, twumvise uburyo umwami Nebukadinezari yanze kumvira inama Daniyeli yamugiriye. Ahari yazumvira byari kumugirira umumaro mwinshi, ariko ntago yigeze azumvira, kuko yumvaga atagirwa inama n'umuja cyangwa se umugaragu, akomeza gukora ibyo yishakiye, maze rya yerekwa yagize rimusohoreraho bidaciye kabiri. Ngo nyuma y'umwaka umwe niho ibintu byose za nzozi umwami yarose zamusohoreyeho. Ngo yari ari mu rugo rwe rero, arimo atambagira aho ngaho ibwami, yitegereza ibintu byose ukuntu ari byiza, yirebera ukuntu uwo murwa wari mwiza, ari hejuru mu nzu ye, byose abyitegeye abireba n'amaso ye. Arangije ngo ariyemera, arabyirata, aravuga ngo ngiyi Babuloni. Nuko aravuga ngo ngiyi Babuloni, ahantu hakomeye, umujyi mwiza cyane, ahantu heza niyubakiye n'amaboko yanjye n'imbaraga zanjye. Arabyirata, yishyira hejuru, ariko yibagirwa yuko ubwami yari ariho ari Imana yabumwubakiye, ari Imana yabumuhaye. Nuko Nebukadinezari atararangiza kuvuga ayo magambo, ngo yagiye kumva yumva ijwi rimanutse mu ijuru riramubwiye ngo, wowe mwami Nebukadinezari, ubwo bwami urimo wiratana, icyo cyubahiro urimo kwiratana, uwo mujyi urimo wiratana, uhereye uyu munsi wa none uwirukanywemo, uwukuwemo, wirukanywe mu bantu. Ntuzongera kuba muri uwo murwa, ntuzongera kuba muri uwo mudugudu, ntuzongera kuba muri icyo gihugu, ntuzongera kugira icyo cyubahiro, ntuzongera kugira agaciro mu bantu, ntuzongera kwitwa umwami. Guhera aka kanya ubikuweho, barakwirukana, uve mu bantu. Ijwi rirabimubwira neza ngo ugiye kujya mu ishyamba, ubane n'inyamaswa kugeza igihe, haleluya, kugeza igihe uzamenya yuko Imana isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ibwimikamo uwishaka. Imana ishimwe, Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi Imana ihimbazwe. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo Imana yarirahiye, icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi,
kandi izina ryayo ntabwo rizatukwa ku bwayo. Nta muntu uzishyira hejuru ngo yirate icyubahiro cye, ngo yirate gukomera kwe, hanyuma bizamugwa amahoro. Kuko buri muntu uwo ari we wese, aho uri hose, mu buzima bwose urimo, mu butunzi bwose ufite, mu cyubahiro cyose ufite, mu bwiza bwose ufite, mu gikundiro cyose ufite, byose ni Imana ibitanga. Iyo umuntu atangiye kubyirata akavuga ko ibyo bintu byavuye mu maboko ye, byavuye mu byuya bye, byavuye mu bwenge bwe, byavuye mu buhanga bwe, ibyo byose iyo utangiye kubyirata utangira guhura n'ikigeragezo cyo gucishwa bugufi. Kandi gucishwa bugufi bigenda bikuzaho nawe ubwawe, hari ushobora no kuba utamenya aho biturutse, ariko kuko iyo wirase gukomera kwawe uba wirase icyubahiro cyawe, uba usuzuguye Imana yaguhaye ibyo byose bitumye wirata ibigwi, ukivuga ibigwi. Ni Imana yo kuvuga ibigwi, ni Imana byose ibiduha, ni Imana byose ibidushoboza, ni Imana idutungisha, ni Imana itugirira neza, ni Imana iduhesha gukundwa, ni Imana byose ibidukorera. Imana itabiguhesheje mwene data nta hantu wabivana. Nta muntu waguha igikundiro cye, ko igikundiro ni icy'Uwiteka. Nta muntu wakwambika ubwiza bwe, ko Imana niyo itwambika ubwiza. Nta muntu wakwambika imbaraga, kuko Imana niyo iduha imbaraga. Uyu mwami Nebukadinezari rero yagize ubwibone budasanzwe, yirata kubaka Babuloni, yirata kuyigira umurwa udasanzwe, yirata kuyigira igihugu kidasanzwe, yirata kuyubaka mu buryo budasanzwe. N'ibintu byose Nebukadinezari yakoraga, mwibuke ibyo twagiye dusoma mu bice bitatu byabanje, uburyo umwami Nebukadinezari yagiye agerageza kwishyira hejuru, akibagirwa ko ubwami ariho ari Imana yabumuhaye. Yagize iri yerekwa nyuma yo kwibumbira igishushanyo, akagikwiza zahabu, yarangiza agasaba abaturage be ko bazajya bakiramya. Nyuma yaho agira iri yerekwa, yari nka oningi Imana imuhaye, byari nk'itangazo ry'impuruza umwami Nebukadinezari yari yohererejwe, ryo kumubwira yuko natagenza gake, natitonda, agiye kwirukanwa, agiye kuvanwa ku bwami, agiye kujyanwa mu ishyamba, agiye guhinduka nk'inyamaswa, agiye kwamburwa agaciro, agiye kwamburwa icyubahiro. Ariko umwami Nebukadinezari aranga, avunira ibiti mu matwi, yanga kumva iby'Imana imubwiye, yanga kumva iri tangazo rikomeye yari ahawe, yanga kubyumva, yanga gucishwa bugufi, yanga kwiyoroshya, yanga gukuraho ibyaha bye, yanga kugirira neza abakene, arabyanga. Nebukadinezari akomeza kwirata ubwami, maze igihe ubwibone bwari bumusagutse, igihe ubwibone bwari bumurenze, nuko uyu mwami arangije ngo arambagira mu rugo rwe, nyine yirata kubaka uno murwa. Ariko ako kanya, haleluya, bidatinze, atari yarangiza no kuvuga amagambo, yahise yumvira ijwi ryahise rimubwira ngo, yewe Nebukadinezari, we mwami w'i Babuloni, riramubwira ngo ni wowe ubwirwa, ngo tega amatwi wumve ibigiye kukubaho nonaha, ngo ubwami bwawe bukuwemo, bagiye kukwirukana, bagukure mu bantu bane n'inyamaswa zo mu ishyamba, kugeza igihe uzamenyera yuko isumba byose ari itegeka ubwami bw'abantu, kandi ko ari ibwimikamo uwishaka. Haleluya. Iri jambo ryahise rimumanukira, rimbuta rimusanga hantu yari ahagaze. Nuko uwo mwanya ijambo ryahise risohora kuri Nebukadinezari. Ako kanya, ibintu bidatinze, ijambo ryahise risohora kuri Nebukadinezari. Nebukadinezari yirukanwa mu bantu, akajya kurisha nk'inka, ngo umubiri utondwaho n'ikime kiva mu ijuru, kugeza aho umusatsi we ngo wabereye urushoke nka moya y'ikizu, inzara ze ngo zihinduka nk'iz'ibisiga. Imana itugirire neza, Imana iturinde uyu mwuka w'ubwibone. Ubwibone ni umwuka mubi. Niba utewe n'umwuka w'ubwibone, senga mu izina rya Yesu, Imana ikwirukaneho umwuka w'ubwibone. We kugira ubwibone, we kwirata ubutunzi, we kwirata ubwiza, we kwirata ikimero, we kwirata igikundiro, we kwirata buri kimwe cyose ufite. Imana ikugirire neza, Imana igukize uyu mwuka w'ubwibone. Haleluya. Imana igukize uyu mwuka w'ubwibone.
uyu mwuka w'ubwibone utera mu bantu benshi b'Imana, kandi iyo uteye mu bantu b'Imana, aba bantu bahita bamburwa ubwiza, bahita bamburwa icyubahiro batazi n'ukuntu bigenze. Ndagusabira mwene data, haleluya, wowe ubasha kwirondora, wowe ubasha kwisuzuma, wowe ubyemera kandi kubyizera ko kwibona ari icyaha. Ndagusabira Imana igukize ubu bwibone. Kera twajyaga twihana ubwibone, umuntu akihana ubwibone kubera ko yari atubwiye ngo ubwibone ngo ni ukwisiga verni, ngo ni ugusuka imisatsi, ngo ni ukwisiga amavuta, ibintu nk'ibyo ngibyo byose tukaba ari byo tureba, tukaba ari byo dutindaho. Umuntu yakwireba yasanga atisiga verni, yasanga atambaye agakomo, yasanga atambaye shenete mu ijosi, ukavuga ngo nta bwibone ufite. Ariko baratubeshyaga. Reka nkubwire, ubwibone bwawe ni ukwirata icyubahiro cyawe, ni ukwirata ubutunzi bwawe, ni ukwirata uwo uri we, ni ukwirata icyo uri cyo, ni ukwirata umwanya ufite, ni ukwirata abana ufite, ni ukwirata urugo rwubatse. Ibyo ngibyo nibyo Imana ibonamo ubwibone. Ibi bintu byawe, ubutunzi bwawe iyo butubahisha Imana, nta kintu na kimwe buguhayije byo kubahisha Imana, icyo gihe uba urimo wirata, uba ufite ubwibone bw'ibyo bintu. Ndakwinginze mwene data, wowe ukunda Imana, wowe ukunda gusenga, wowe wemera agakiza k'Imana, ndakwinginze kugira ngo wisuzume muri wowe, urebe niba ibyawe byose ufite Imana yaguhaye uyu munsi, ibyo utunze uyu munsi wa none biguhesha kubaha Imana, cyangwa se bihesha Imana icyubahiro, bitaguhesha kwihimbaza. Reka kwihimbaza kubera amafaranga, ureke kwihimbaza kubera ubutunzi. Ibi bintu byose ni ibintu Imana idutiza, ni ibintu Imana iduha kugira ngo tubeho hano mu isi tunezerewe, twishimye. Ariko Imana ikabyanga yuko tubigiramo ubwibone ngo tubyirate, tubyite ibyacu. Kuko niba uri umuntu utekereza neza, ufite ubwenge, uzarebe umukire aho yitabye Imana, cyangwa se aho yavuye mu mubiri, uzandebera ikintu ajyana. Ese bamusegura amafaranga? Ese bamusegura imyambaro y'igiciro? Ese bamwubakira imva zimeze gute? Ni hahandi ibi bintu byose, ya makonte ye se barayavida bakayashyira muri serike akayajyana. Za modoka nziza se barazicukurira nazo zikajyana nawe. Hari aho nabonye babikora, bagacukura umuntu bakamushyingura mu modoka. Ariko biriya byose ni ubupfu, ni ubupfapfa, ni ibintu bidafite umumaro, bidafite ikintu na kimwe bimaze. Iyo umuntu apfuye byose arabisiga. Ibi ni ibintu Imana idutiza kugira ngo tubeho muri iyi si tuyihesha icyubahiro, tunezerewe. Niba ufite imodoka nziza, menya ko Imana yiguhaye kugira ngo uheshe Imana icyubahiro, kugira ngo Imana ikunezeze muri ubu buzima. Ubihe agaciro ko Imana iguhaye amahirwe yo kwishima, utagenda wicwa n'izuba, utanyagirwa, udatega, utagenda watonzweho n'ivumbi. Ni ibi byose uyu mwami Nebukadinezari ngo Imana yaramwirukanye, nako yirukanywe ku bwami, ngo maze kwirukanwa ku bwami aragenda ngo ajya mu ishyamba, ngo nuko ikime kiva mu ijuru ngo kiramanuka kimutondaho, ngo kigera ku birenge bye, kugeza ubwo umubiri we wose ngo watonzweho n'icyo kime kugeza ku musatsi. Umusatsi ngo uragenda uhinduka urushoke ngo nk'amoya y'ikizu, inzara ze ziragenda zihinduka nk'iz'ibisiga. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Imana ishobora kukwambura icyo cyubahiro. Imana ikwambuye icyubahiro ukava muri iyo modoka nziza, Imana ikwambuye icyubahiro ukava muri iyo nzu nziza, Imana ikwambuye icyubahiro ugatakaza ubwo butunzi bwose, uragenda ugatondwaho n'ikime mwene data. Utondwaho n'ikime kigahera ku musatsi kikageza ku nzara z'ibirenge. Inzara zawe ukajya wifuza n'urwembe rwo kuzica nturubone. Ariko Mana, hari igihe umuntu agira ubutunzi bwinshi cyane agatekereza hari yuko ibyo bintu bitajya bishira. Ariko jyewe nabonye ibintu birangira byose, umuntu agatondwaho n'ikime. Haleluya! Umuntu agatondwaho n'ikime, umuntu agatondwaho n'ikime. Ibi ntabwo ari ibyabaye kuri Nebukadinezari gusa wirukanywe ubwami, aragenda ajya kuba inzererezi. Nebukadinezari yamburwa icyubahiro cyo kwicara kuri ya ntebe, iriya ntebe y'ubwami, iriya ntebe umuntu wese arayirwanira, abantu benshi barayirwanira. Kuyicaraho bihesha umuntu icyubahiro,
ariko Nebukadinezari iriya ntebe yayihagurukijwemo, ya nzu nziza, ya shato nziza, hantu ibwami uyu Nebukadinezari yari ari, arahirukanwa, avayo aragenda ajya gutondwaho n'ikime. Haleluya! ngo ajya kurisha nk'inyamaswa zo mu ishyamba. Bivuze iki? Yarasigaye arya umukungugu, yarasigaye arya ubusa mu gihe kwa Nebukadinezari ibwami hahora ibyo kurya. Ibwami abantu bahora baza gutura amazahabu, amafaranga, ubutunzi. Ibwami inzu z'ibwami zihora zivugururwa, zisigwa amarangi buri munsi, bareba yuko baravugurura buri kanya, amarido arahindurwa, ibitanda birahindurwa, intebe zirasohoka hakinjira izindi. Nuko nguko mu bantu bakomeye, cyangwa se mu bantu Imana yahaye icyubahiro, yahaye agaciro, mu bantu yahaye ubutunzi n'ubwo buzima aba bantu baba babamo. Ariko Imana iyo ibakuyeho iki cyubahiro, barasohoka bakajya kuba mu ishyamba. Haleluya! Haleluya! Imana ibambuye icyubahiro. Niba wari umutunzi, wari wubatse amazu menshi, wari ubutunze amamodoka meza, igihe kikagera ukajya kubona ukabona igihombo kije mu buzima bwawe, ibintu birarangiye, abantu ugasigara nta kintu ufite, nta kintu utunze. Niba bwari ubuyobozi bwiza, ukabwamburwa ukabukurwaho. Haleluya! Ntabwo mvuze ko abantu bahura n'ibi bibazo bose ari uko baba bakoze ibyaha cyangwa se ari uko baba batitwaye neza, ariko reka nkubwire, ndabigereranya nk'uyu mugabo witwa Nebukadinezari wirukanywe muri ubu bwami, aragenda ajya gutondwaho n'ikime cyo mu ishyamba. Nuko ngo yamaze iminsi rero Nebukadinezari ari muri ubwo buzima, abayeho gutyo. Nebukadinezari yari yatewe n'uyu mwuka w'ubwibone. Imana ikugirire neza, Imana igurinde guterwa n'uyu mwuka w'ubwibone. Uyu mwuka w'ubwibone waramuteye Nebukadinezari, arahumiriza, arasinzira mu buryo bw'umwuka, noneho asigara ahagaze mu mubiri 100%. Ntago yabashaga kureba, ntago yabashaga gusobanukirwa ibyo arimo. Noneho n'ibyamubayeho, Nebukadinezari ntago yigeze asobanukirwa ibyo ari byo, kuko Imana yari yamuhishuriye mu nzozi ze ibihe 7 byasobanuraga imyaka 7 uyu mwami yagombaga kumara muri uru buyero, muri ubu buzima bubi, muri ubu buzima bw'igisuzuguriro, bwo kwamburwa agaciro, bwo guteshwa agaciro n'abantu, ngo abayeho ameze nk'inyamaswa, mbese atakibuka n'isuku y'umubiri we itari igikorwa nk'uko byari bimeze kera akiri umwami. Noneho igihe cyarageze, hanyuma ngo igihe cyaje kugera ngo yuburira amaso mu ijuru. Igihe cyaje kugera, agatima k'ubwenge karongera karagaruka. Nebukadinezari yibuka yuko hari ibintu yakoze Imana yanga urunuka, yibuka yuko hari imyitwarire yamugaragayeho yo kutubaha Imana, kuko igihe cyose Imana yakoreraga ibimenyetso n'ibitangaza mu maso ya Nebukadinezari, ngo yarubamaga akikubita hasi, ngo akavuga ngo nta yindi Mana yo gusengwa ngo uretse Imana ibashije gukiza Saduraka, Meshaki na Abedinego, ikabakura mu itanura ry'umuriro. Akikubita hasi akabaramya. Igihe bamusobanuriraga za nzozi yari yananiwe gusobanukirwa, n'aba bapfumu be bananiwe kuzisobanukirwa, uyu mugabo witwa Daniyeli akaba ari ubasha kuzisobanura. Yaravuze ngo nta yindi Mana yo gusengwa ngo uretse Imana ya Daniyeli, ya ba Daniyeli, ngo niyo Mana yonyine yo kwizerwa. Ibyo ngibyo bikaba akanya gato, Nebukadinezari akabyibagirwa. Nuko ngo arangije agira aka kantu nyine karamuhubika, ntiyibuka yuko ubwami bwe bwari bwarakomejwe n'Imana. Nuko akenge ngo karongera karagaruka, ngo ahera ko atangira gushima Imana isumba byose, ngo arayambaza. Arangije ngo yubaha, ngo aravuga ngo nubaha ihoraho iteka ryose, ngo kuko ubwami bwayo ari bwo bwami butazashira, kandi ko ingoma yayo izahoraho uko ibihe bihaye ibindi, ariko abo mu isi bose ni nk'ubusa imbere yayo, ngo ikora uko ishaka ku ngabo zo mu isi ndetse no mu ijuru, ngo kandi nta wabasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ngo uragira ibiki. Haleluya! Imana ishimwe cyane, Imana ihimbazwe, kuko nta mwana w'umuntu wayihangara
ngo abashe kuyihagarara imbere ngo avuge ngo ese urakora ibiki, urimo uragenza ute, kuko twese turi munsi y'imbabazi zayo, turi munsi y'urukundo rwayo. Uyu mwami Nebukadinezari rero ngo akenge kagarutse yibuka yuko atari we mwami, ahubwo ko hejuru y'ubwami bwe hariho uwundi mwami, hariho iyindi mana isumba ubu bwami bwa Nebukadinezari. Ngo arangije rero arayambaza, arayiramya, arayubaha. Nuko arangije ngo icyo gihe amaze, urumva yafashe ibihe byo gusenga, afata ibihe byo kongera kwiyuzuza n'Imana, afata ibihe byo kongera gusaba Imana imbabazi, byo kwibuka no kuzirikana ko ubwami bwe atari bwo bwari bukomeye, ahubwo bwari bufite ubundi bwami bwari bwarabukomeje. Arangije amaze kubyumva neza, amaze kubimedita neza, amaze kubyumva no kubisobanukirwa neza, aramya Imana isumba byose, ihoraho arayubaha, arayipfukamira. Nuko arangije ngo ako kanya icyo gihe ngo arongera asubizwamo ubwenge. Haleluya! Imana icyo ishaka ni uko tuyiha icyubahiro cyayo, tukayiramya, tukayisenga nk'uko bikwiriye ko tugomba kubikora. Ntitubikore gusa kugira ngo tugaragare, twihimbaze kugira ngo abantu batubone. Ntitubikore kugira ngo tube abakristo bo mu rusengero. Hari abantu bashaka yuko icyubahiro cy'Imana kigaragara kubera ko bari mu rusengero, ariko n'inyuma y'urusengero amamaza ubwami bw'Imana, wamamaze icyubahiro cy'Imana. We kubikora gusa. Hari abantu babikoze kugira ngo bagaragare wenda muri sosiyete, ahantu bari, akenshi mu rusengero, mu bantu gutyo, ariko ni ukuri reka tubikore biri mu mutima, bibe mu mutima, ntibibe inyuma gusa kugira ngo abantu babirebe, ntibibe ibintu byo kudutwikira ngo bitwikire ibibi biri muri twebwe, ahubwo tubikore bisohoka imbere, bigaragara inyuma, aho kugira ngo bive inyuma bigaragara inyuma gusa, imbere nta bihari, ahubwo tubikore bivuye imbere, noneho bisohoke bigaragare n'inyuma. Uyu mwami rero Nebukadinezari ngo yahise asubizwamo ubwenge, hanyuma ngo ubwiza yahoranye burarabagirana bumugarukaho. Haleluya! Imana ni inyembabazi, Imana ni umubyeyi. Icyo ishaka ni icyubahiro cyayo. Nuha Imana icyubahiro cyayo, ukavuga uti ndatunze, ni Imana yabimpaye. Ndi umukire, ni Imana ibimpaye. Ndi umukene, ni Imana ibimpaye. Ndi mwiza, ni Imana ibimpaye. Ndi mubi, ni Imana ibimpaye. Ndi umuyobozi runaka, ni Imana ibimpaye. Ndi iki n'iki, ni Imana ibimpaye. Mfite umuryango mwiza, ni Imana ibimpaye. Icyo gihe Imana izabikurindira neza, kandi Imana izakomeza kwagura icyubahiro cyawe no kuzamura agaciro kawe, kubera ko wowe ubwawe ntabwo wihimbaza, ahubwo uravuga ngo izina ry'Imana riba ari ryo rihabwa icyubahiro ku bw'ibyo bintu byose ufite. Imana ishaka icyubahiro cyayo. Imana ntabwo ishaka ko tuyambura icyubahiro cyayo ku mpamvu izo arizo zose. Uyu mwami Nebukadinezari, ubwiza bw'Imana ngo bwamugarutseho, noneho burongera burarabagirana, n'ubuhanga bwe byose birongera biragaruka, ngo butuma byatumye noneho ubwami bwe bukomera cyane kurushaho. Kuko ikintu cya mbere, baze yari amaze kuyimenya, yari amaze kumenya ko baze y'ibyo arimo, baze y'ibyo yari afite ari Imana. Amaze guha Imana icyubahiro, amaze kumva neza yuko ari Imana yari yaramukomereje ubwami, noneho ubwami bwe Imana ngo yahise ibuha icyubahiro kiruta icya mbere. Noneho n'abajyanama be ngo bajya kumushaka. Haleluya! Umuntu nubwo wajya kure gute, ntago Imana yakwibagirwa. Iyo wibutse neza, ukibuka neza ahantu uri, ikintu gishobora kwakuvana ko ari ukongera ukazamura icyubahiro cy'Imana. Iyo ubikoze, Imana ikugarukaho. Iratubwira ngo nituvane ibishimwa mu bigawa, hanyuma tuyigarukire, nayo izaba Imana yacu. Haleluya! Uyu munsi wa none mwene data, ndakwifuriza kugarukira Imana. Ndakwifuriza kongera kumenya neza yuko uko uri n'uko umeze byose atari imbaraga zawe, atari ubuhanga bwawe, atari ubwenge bwawe, ahubwo ari Imana ibiguhaye. Nuko ngo abajyanama be ngo n'abatware bahise bajya kumushaka,
ngo mpera ko nkomezwa mu bwami bwanjye ndetse nongerwa icyubahiro cyinshi. Imana ishimwe cyane ko yaragarutse atakiri Nebukadinezari wa wundi wagiye kurisha mu ishyamba, ahubwo yaragarutse ari undi muntu mushyashya wihannye, wemeye yuko agomba kuba munsi y'icyubahiro cy'Imana, agomba kuba munsi y'imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu noneho Imana yagaruye icyubahiro cye n'ubwami bwe ngo irabukomeza cyane, kuko yari amaze kumenya guca bugufi. None uyu munsi, icyo gihe ngo jyewe Nebukadinezari ndashimisha umwami wo mu ijuru, ndamusingiza ndamwubaha, kuko imirimo ye yose ari iy'ukuri kandi ko inzira ze ari izigororotse, ariko abibone ibasha kubacisha bugufi. Imana ishimwe cyane. Asoreje kuri iri jambo aravuga ngo ariko abibone Imana ibasha kubacisha bugufi. Imana ishimwe cyane. Imana ikugirire neza mwene data, wowe ufashe uyu mwanya wawe ukumva uryohewe no kumva iri jambo ry'Imana ukaritega amatwi, ndagusengeye mu izina rya Yesu. Imana igukureho umwuka w'ubwibone mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikuneshereze imbaraga mbi z'ubwibone mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ejo utazisanga nawe wakuye mu cyubahiro cyawe ukoherezwa mu ishyamba, nawe ukajya kurisha nk'inyamaswa. Uribaza ute se najya kurisha nk'inyamaswa gute? Iyo ubuzima bwawe bwari bwiza wari urimo ubwambuwemo ugatwikururwa, niba wagendaga mu modoka nziza ugatangira kugenda n'amaguru, aho ngaho uba utwikuruwe rwose. Aho ngaho uba ubaye nk'umuntu wambuwe agaciro kawe. Niba wabaga mu nzu nziza ukayisohokamo, niba wabashaga kuyishyura umunsi ukaba utagishoboye kuyishyura, reka nkubwire, Imana igushyigikire. Imana igushyigikire. Imana igushyigikire. Imana ikurinde. Ikurinde uyu mwuka w'ubwibone. Ikurinde izi mbaraga mbi z'abadayimoni, uyu mwuka mubi wa Satani w'ubwibone mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwuka mubi wabase Nebukadinezari ugatuma ajyanwa mu ishyamba kurishwa, kubana n'inyamaswa, akamburwa icyubahiro cye. Uyu mwuka ndawirukanye mu izina rya Yesu. Mwirukanye mu bwoko bw'Imana, mwirukanye ku bantu bizera Imana, abantu bayisenga, abantu bayubaha, abantu bayizera. Mbirukanyeho uyu mwuka w'ubwibone, umwuka wateye Nebukadinezari, mwirukanye mu bwoko bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Aba bantu b'Imana ndabasengeye kugira ngo Imana ibagirire neza ibihe byabo byose, bajye bazirikana ko Uwiteka ari we Mana isumba byose, ari we Mana ihoraho, kandi bajye bahora bazirikana ko ubwami bwe ari bwo bwami bwonyine butazashira. Ubwami bwo mu isi bwo buzarangira, ubw'abantu buzarangira, ibyose bizashira, ariko ubwami bw'Imana bwo buzahoraho iteka. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha mwinshi, Imana ibambike imbaraga zo kunesha umwuka w'ubwibone mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom.